Sheri uretse kugenda banze ngere byo mutunganyiriza. Sheri ugiye mu kazi rero akazi keza? Hari umugabo w'inshuti yanjye dukorana witwa Pasiteri wampamagaye ngo ningende nihuta tujyane mu kazi ariko niyo mpamvu narimo kwihuta cyane. Okay, nta kibazo. Sheri akazi keza. Urakoze cyane. Pirato! Karame boss! No. Wowe garuka hano uraje. Pirato, ubu nisanga ko uryo nosore ibitarakorera gusa. Koko mwarambye kano kazi ko kubika. Urimo uvuze guki? Boss uvuze ngo wambaye neza. Ngo wambaye neza. Nagiye ndaje mu kanya ngaruke ntagano hano hasa neza. Uranyumva neza? Boss ndabikora rwose. Uranyumva neza? Ndagara ndimo nkora hano yahirya inyuma. Seko wowe watinze wagize byoroshye ntabwo mu rugo biba byoroshye hari umugore no byagera ku mugabo bita umukozi wanjye hari Pirato muri bangahe batatu njyewe madamu n'umukozi Pirato hararaniye ariko bamufatiye gahunda ntabwo nzirirwa nitesha umutwe nitera umwanya akora ikosa mucishamo bikagutesha umwanya kugera aho ugenda mu nzira umeze nk'usinziriye ntabwo ndi ahubwo twatinze twihute ndabona ufite ihungabana rirenze se kunyuze hano Changiye kugura amakara yuriya mu mama. Mubwire story. Mabuja wanjye asigaye yarampofotse ewana ku buryo bigezaho. Ugize ngo iki? Asigaye ambwira ngo ni mwozi bire. Iki? Nshangiye umugabo wanjye no kumubona agenda. Ayo muremure inzobe ibituza ariko shava. Tubona ntacyo bayese. Shanago mubizi nese kuba ari munini cyangwa ikigendo byari ikintu bimaze. Mu buriri do tugera mu buriri iminota 2 gusa. Jesus is Lord. Kazahita kwica se kandi mabuja ngiye nta no kumereza reka nta n'umwanya ajyamo no kwicara muri salo wati azambwira ngo ibyombo ngo imyenda ngo ikiwa ndumva waragowe ubu ngubu ngiye maze kugusiga mu ntera asigaye ambwira ngo ni mwozi ibirenge mbese asigaye ambwira akazi kose ngo njye nkakora neza nkazanyongeza ubu ngubu amaze kunkura ku gihumbi angejeje kuri 2 aba yamaze kuzinya imashini sinzi ikibazo afite bizi ngewe noneho nawe se urabizi tugera mu gikorwa ngati sheri twatangiye igikorwa usheri narangije ngaho ndebera uzi ko wanaye neza ariko nabi kiriya kimere nanjye ejo bundi cyanciyeho ndavuga ati icyo wakoze niyo bakwirukana nanjye naza nkagakora umva se ahubwo shaka mba mbona ndeba ukuntu naramuka mbwiye ngo twinyese bure tuzabigenze gute baragufunze rero kumumabuja noneho narumye shangiye rero buriya narahiriwe pe uzi uwanjye arabasha kabisa uzi ko ngiye mutinya si amafaranga ahubwo reka nkwereke reka nje kwigurira amakara wa mugabo none asanzwe ntayaguze yanyica wa muhungu rwose niba nawe bizi njya ahubwo nsigaye mfite umuntu kandi mbona yabikora neza uhese wa mukozi wanjye Pirato si ujya ubona ukuntu ameze ariko rero Pirato ushobora kuba yaba mva reka ngende mva sawa nyine nzababwira sawa ahubwo ubwo wowe uzambwira sha nanjye burije kanigende njye gukora imirimo mu ntari rugo njye sinzi sha nuko aranyica wowe no. Pirato kame mabuja nshawa nzira amazi yo gukaraba nshaka gukora bibiri
amazi ngana yazanye mabuja. Mwese kwinagwanya wanyigisha ibirenge. Mabuja ndabishobora koko. Shayangana sisiko mwumva neza. Mbabarira nyine binkorera sibyo. Reka mbikore. Sibo mabuja. Bosi sanze ndimo nkarabye ibirenge. Ahubwo ntazabimenye. Ibibanga ryanjye hagati yanjye nawe sibyo? Nta kibazo buriya mabuja ntureba. Nubwo nkora akazi ko mu rugo buriya mabuja we ntabwo bizi buriya njya kuza hano buriya njye narize. Wize iki n'ibiki? Hano ubwo nkora akazi ko mu rugo ibintu nize buriya nize ibintu byo gukarabya abagore amaguru kubacira inzara. Pira Karame mabuja. ibintu birimo kase muri dushe no mupira n'amazi kandi ugire vuba uzunsigira amavuta mu mugongo Ntabitaje mabuja. Aya rwose mabuja ntananiwe pe. asugo waje maze ukoze n'amezi Ntananiwe pe. we uri mu biki ese uri kubona tutubikanye wabaye iki Boss ni ukuri kubuza icyo uvuga utangiye kudidimana ko badamaze mwari muri mu biki boss nateruraga matera mabuja yarambye uri nterure matera bateretse icyo kingana gutya iraremereye boss ni ukuri yashakaga ayiyobewe wese hari icyo amaze imbere y'uruno rugo ngo yashakaga kwihindukiza birahari amaze mubwira ibyo murimo boss